Buriya abasore basanzwe se cyangwa abahungu bakunda kuba bakwiruka ku bagore se cyangwa bakumva ko ikintu cya nyacyo cyatuma umukobwa agukunda, uwo mugore cyangwa se umuntu wenda wakunze ngo yagukundira ari ukumugaragariza ko wamuhaye agaciro, wamuhaye attention se cyangwa ngo nyine bigaragara ko uri kumwirukaho cyane. Ariko buriya abasore bakomeye cyangwa se abagabo nyakuri nyine bakomeye bo mu gihe babona ko umukobwa ari kubirengagiza se cyangwa mu gihe babona ko bari bafitanye ubucuti busanzwe cyangwa se nyine hari ikintu cyabahuzaga none ukabona nyine kugira ngo nyine abe yamukunda ukuntu umukobwa rimwe na rimwe iyo azanye ibintu by'urukundo se cyangwa ibindi bintu biri serious umukobwa aragerageza akabyirengagiza. Iyo bimeze gutyo uwo musore se cyangwa uwo mugabo nyakuri we ahita ahitamo kuba yagenda se cyangwa ahagarika attention yamuhaga se cyangwa ibyo bintu wenda runaka yamukoreraga. Buri igihe umukobwa yabonye kumwirukaho biba bifite nyine ko just yamaze kugufata mu ntekerezo kandi ntabwo biba bigufitiye akamaro wowe. We aba akeneye ko umwirukaho n'ubundi mu buzima busanzwe kuko bakunda attention se cyangwa bakunda umuntu bagaragariza ko abitaye. Buriya igihe uhagaritse kumukurikirana cyangwa se kumwerekana ko wamwirukagaho, nimba wakundaga kumwandikira ukabihagarika, kumuhamagara ukabigabanya, habaho ikintu kibi cyane kuri we cyangwa se ikintu gikomeye cyane mu ntekerezo cye umuntu wese atatekerezaga. Urebe iki kintu abashije kugicika kabisa abatarigeza gukunda se cyangwa abatarigeza kwiyumvamo, ariko akenshi na kenshi ikintu ntabwo yabasha kuba yagicika. Akenshi na kenshi isi ye yose ihita ihinduka cyangwa se agahita atangira kumva ibintu atumvaga ko hita yakira ako kanya ko ibyo bintu wahagaritse bihita bimugora. Buriya ntabwo uba umukuye mu buzima bwawe gusa se cyangwa umve ngo nyine uhagaritse ukuntu wamwitagaho, ahubwo uba umwambuye imbaraga ze zamuhaga kwiyumva ko ashoboye cyangwa se ikintu cyatumaga yumva ko arenze afite nyine umuntu just usa nkaho wamusariye cyangwa se nyine just umuha attention umuntu umukeyaringa kandi we nyine ngo atamukunda kandi nyine tamugaragariza urukundo, ariko uwo muntu nyine just amugaragariza akamwitaho. Rero igihe uhagaritse kumwitaho ukagarika kumuha agaciro wamuhaga kose ndetse ugahagarika no kuvuga ngo wamweretse attention se cyangwa ukeneye ko muhora muri kumwe, atangira kumva ikintu atigeze yiyumvamo na rimwe mu buzima bwe, kumva ko atagifite ubwo bubasha se cyangwa atagifite ubushobozi bwo kuba yakurura umugabo se cyangwa yakurura umusore, bitewe nuko n'uwo yabonaga nyine ko umukunze cyangwa se umuntu yabonaga ko amwitawe nawe yabihagaritse, ahita atangira kwikeka ko afite ikibazo runaka wenda yagize ku mubiri wese cyangwa nyine ibindi bintu runaka bigahita bimujagaraza mu bitekerezo cyane. Ese buriya wigeze ubona ko imyitwarire y'umugore ihinduka burundu iyo umugabo ahagaritse kumwitaho se cyangwa iyo umugabo ahise arekera kuba yamuhaga ibintu yamuhaga, attention yamuhaga, care yamuhaga, ibindi bintu byose wenda niyo mwamuri inshuti gusa se cyangwa yaba uri umuntu usanzwe wenda we warabuze aho muhera, nawe yaravuze ko nta relation runaka mwagirana, ariko igihe cyose uhagaritse iyo myitwarire ukuntu wamwitagaho caring yose wamuhaga, ubona ukuntu imyitwarire ihita ihinduka nyine ugahita ubona atangiye kujagarara, ntago agifite attention nk'iya kera, ukabona nyine byamucanze runaka kandi wabonaga ko yakubwiraga ko nyine ari ibintu bisanzwe. Rero niyo mpamvu uyu munsi umugabo uzi ubwenge akoresha ino trick tugiye kureba muri iki kiganiro yo kuvuga ngo jyewe nimba nyine umukobwa akankunda se cyangwa nyine nanjye ankeyaringa, nanjye ngerageza kumwereka ko namwitayeho mu buryo runaka. Rero uyu munsi aba yiyemera cyangwa se akugaragariza akarenge, yishyira hejuru, nyine yumva ko akurenze kuko nyine umugaragariza attention, nyine umwereka ko umukunze cyane, akubona nkaho utari ingenzi cyane, yakubura nta kibazo. Ariko iyo bukeye nyine ukagaragaza yuko utakimwitayeho, utakimuha iyo attention, atangira kujya gukurikiranya ku mbuga nkoranyambaga, rimwe na rimwe ugasanga ari kugenda nakwandikira ngo hi stranger, nyine akwandikira nkaho hari umuntu wa mbere, nyine akwereka ko just akeneye ngo ube wazamuka cyangwa se mube mwavugana neza, akagenda akabura impamvu zose zo kubona uko yakuvugisha se cyangwa kubona uko yatangiza ikindi kiganiro. Nawe ugahita wibaza ati ese uyu mugore wanyirenganyizaga kwa kundi uyu muntu byagenze gute se noneho ubu ngubu ari kunyifuza cyangwa se numva twajyana ikiganiro. Buriya ntabwo buzi abakobwa bazi guhisha amarangamutima ku rwego ruri hejuru pe. Hari ukuntu mushaka kuba mu bantu ubona nyine uri inshuti isanzwe nta diru nyinshi mugirana, mudakunda kuvugana amagambo menshi, ariko watangira kumwereka ko ya attention wamuhaga bya bintu byose wamugaragarije utakimwitayeho neza, ugahita usanga ahubwo yari agufitiye urukundo utamenya. Kuko abakobwa intege nke zabo ubundi baba bazi akenshi baba bazi gutandukanya se mfite amarangamutima y'urukundo, mfite amarangamutima y'uko umuntu mwishimira y'inshuti, nyine usanga bwo kuba umwereka nyine ikintu cyose, umukorera ibintu byose muri kumwe, atamenya kugutandukanya nimba wenda uri inshuti se cyangwa nimba uri umuntu yakunze. Rero watangiye kumenya ni trick yo kuvuga ngo ndamwirengagije, magaritsa attention namuhaga, igihe namuhaga ndakigabanyije, rimwe na rimwe mu misemira nkaho nanamuzi, kuno nahita atangira kujya yasobanukirwa uyu musore namukundaga nubwo nari mbizi neza, cyangwa se umugabo namwifuzaga wenda nubwo ntabisobanukirwaga neza. Utangira kenshi na kenshi ukumva kumbuye ibintu wamuhaga, akatangira kujya yifuza nyine kwa kundi wamugaragarizaga kumwitayeho, akifuza imbaraga zawe, akifuza attention yawe, ndetse akifuza n'uburyo just wamugaragarizaga kumwifuza cyangwa se nyine ukuntu wamurebaga nyine agukurura buriya bugambo bwose wamubwiraga, agatangira kubyifuza mu gihe wamugaragarije ariko ko utakiri kubikora. Ariko mu gihe ukiri kumwereka ko uri kubikora
abavuga se ko ibi bintu bihari ubundi arabyifuza ukabimukorera, icyo cyose yashaka ukaba uhari ngo ukimukorere, urumva nyine ntagamenya agaciro kawe mu gihe utamwereka ko ushobora kuba wagenda. Rero ibi nibyo bibaho iyo umugabo yasobanukiwe imbaraga ze nyakuri cyangwa se imbaraga ze zo kwiha agaciro, akamenya kwirengagiza uwo mukobwa mu gihe bari kumwe se, cyangwa akamenya kumwikuraho, kumwihomoraho mu gihe nyine yamuhaga agaciro gahagije cyangwa mu gihe yamuhaga umwanya uhagije. Ariko hakaba hari n'indi mpamvu ugomba guhita ugenda uvuga ngo njye nyine ko umukobwa nyitaho amatesheni, ukabona umukobwa umukorera ibintu byose ariko kukwitaho nyine we ngabone ngabiha agaciro, guha agaciro ku giti cyawe, ukabona nyine ntago abyikoza, nyine yakira ibintu umukorera, nimba umushimisha arabyakira, ariko nyine ku rundi ruhande ukana ntago aguha agaciro umukuru, nyine bikajya bikubabaza. Ariko nyine wamenye kugenda kumwirengagiza aka kanya, noneho watangiye kuba wamuturikinga, noneho akajya amenya agaciro kawe imbere we mu mutima se, cyangwa agaciro kawe afite mu marangamutima yawe. Ariko mbere yo kwinjira muri ibi bintu bikomeye tugiye kureba ibintu byose umukobwa atekereza rimwe na rimwe n'umusore yatangiye kumwirengagiza se, cyangwa iyo umugabo yatangiye kumwirengagiza, ndagusaba ikintu gikomeye. Nimba witeguye kumva kugeza ku musozi iki kiganiro, andika muri comment uti ngo njye ndi igihembo se, cyangwa ndi umugisha ku muntu uzaba mfite, ku muntu uzangira, cyangwa se ku mugore nyine uzaba mfite. We andika ngo ndi igihembo gusa muri comment, ibyo biraba bihagije, kandi ubivuge, ubyandike, ubyiyumvemo, wumve ko ari ikintu cya nyacyo ugiye kwandika. Ibi bintu biragufasha, birumva ko nyine birakongerera ikize, cyangwa se bikongerera nyine kumva ko ufite agaciro kawe nyakuri, nukumve ko nyine wowe witesheje agaciro ugeze imbere y'umukobwa. Umukobwa akunda umugabo uzi kwiyemera, cyangwa nyine adacika intege mu bintu ngo nimba yakunze umuntu ngo agiye kubijagaramo nyine yagiye acika amazi. Nyine abakeneye umuntu umukunda, ariko wa muntu unyuzamo akiyemera. Nyine we andika muri comment ngo njye ndi igihembo se, cyangwa umugisha ku muntu uzaba umfite. Ibyo ngibyo biraba bihagije. Kandi niba ushaka kujya ukurikirana ibi biganiro nyakuri, ibi biganiro biba bikomeye bituma nyine wamenya ukuntu ubaho muri sosiyete, uturikinga, umenya ukuntu uhabana n'abo bakobwa n'abo bagore ndetse n'abandi bantu bose muri sosiyete, kandi ukabaho neza, nyakuba kanze subscribe kandi like kuri video please, ni iby'agaciro. Rero ikintu cya mbere umukobwa yiyumvamo iyo umusore yatangiye kugenda amuhunga se, cyangwa atakimwereka attention, atakimwereka kamwitaye, akenshi na kenshi atangiye guhungabana ndetse no kugerageza guhakana ibintu atakoraga se, cyangwa nyine no kubona ko yajagaraye mu bitekerezo bye. Buriya abagore ni inzobere mu gukoresha ubwenge ndetse n'amayeri kurusha abagabo, nta hantu na hato tuba duhuriye. Ariko rero baba bakeneye imbaraga z'umubiri, cyangwa se bakeneye izindi mbaraga nyine kugira ngo babashe kuba bakontrola abo bagore. Ntabwo rero bakenera imbaraga zadangisha cyangwa imbaraga ziremereye kugira ngo bagenzure abo bagabo, nk'uko twebwe tuba dukeneye imbaraga zo kuvuga ngo wenda dufite amafaranga se, cyangwa dufite ibindi bintu kugira ngo tube twagenzura abo bagore. Bo bakoresha icyo bita psychology ndetse n'imbaraga z'imibanire, just no kuba bamanipulatinga umugabo. Kandi abagabo benshi bagwa muri uyu mutego abakobwa bakunda gukoresha buri gihe. Nta mugabo ujya ubasha gucika. Umukobwa ashobora kuza akakuba yagukontrola, nta kintu yagukoreye na kimwe, nta rukundo yakugaragarije, nta kindi kintu runaka, ariko akabasha kuba yagukontrola. Ariko umugabo we kugira ngo babashe gukontrola umukobwa, nuko wenda abagukunze se, cyangwa ushaka kumuha amafaranga. Ibyo bintu bibiri. Ariko umukobwa araza atanagukunze, nta kintu na kimwe akora, akabasha kuba yagukontrola, agakoresha icyo ushaka. Rero muri iki gihe iyo utangiye kumugaragaza ko utamwitayeho, ibi bintu bya mbere atangiye guhungabana ndetse no kumva ko ubwo bushobozi yari afite bwo kuba yakontrola umugabo butakibashije kuba yabukora, cyangwa se kumva ko nyine asa nk'uwacitse amazi. Buriya umugore ntabwo aba akeneye kugaragaza ko agukunda ngo abe yabasha kuba yagukontrola, asa kukwereka ngo urukundo rwandaje kuba abasha kuba yagukontrola. We aba akeneye ko kuba yakwitaho se, cyangwa kwitaho mu buryo budakomeye cyane, kugira ngo none ahita avuga ngo uyu mugabo namufashe cyangwa namuhindura ibitekerezo. Ntabwo bavuga ngo ugenda mugaragaza ibintu ngo mukore ibintu bikomeye kugira ngo avuge ngo wenda yagufashe intekerezo. We akora akantu gato ko kuba yakwereka ko yaguha agaciro gato, cyangwa se nyine yaguhaye attention ntoya, none nawe ugahita utangira ukayagara, ukumva ko yagukunze, yagusare. Rero uyu niwo mukino abakobwa bakunda gukina ku basore, nyine ukumva ko umusore umukobwa yagukunze, kumbe no kugira ngo yirire ku tuntu twawe, kugira ngo nyine mube muri kumwe muri ako kanya, kumbe nta rukundo na ruke agufitiye, kandi kumva nyine ntacyo bimutwaye mukabana wo muri ibyo. Ese ni kubera iki? Nyine ari igihe kimwe uba wumva nyine ukeneye umuntu, ariko ugasanga we ntabwo ari kugukenera, wamuhaye attention ntabwo ari kugukenera, ugasanga n'umukobwa uragukeneye iyo mikino ntuze kubisobanukirwa. Rero kubera ko akenshi umukobwa atabasha kugukenera iyi mikino, nyine ukamenya kumwirengagiza, ukamenya kutamuha agaciro, nibwo noneho bita bitangira kugabanya ya ego ese, cyangwa kwa kundi yiyumvaga, kumva noneho ko yatangiye guta agaciro imbere yawe, noneho agatangira noneho kujya atekereza n'ikintu yakora n'ukuntu yabigenza, noneho bigatuma nawe atangira kujya just yagucaringa, kwitaho, amenya ko agaciro kawe nyine mu buzima bwe, noneho ugasanga noneho atangiye kujya gucesinga kandi atarabikoraga mu buzima busanzwe. Ikindi kintu cya kabiri
kikunze kubabaho iyo wagaragarije ko utabitayeho just urimo kugenda nyine utabihomekaho, kenshi na kenshi batangira kwishidikanyaho ndetse no kwitekerezaho ku rwego ruri hejuru. Mu ntangiriro aba yibeshya ati ngo uyu muntu ashobora kuba arimo arakina just nimba agiye cyangwa se arimo arinyirengagiza, ndabizi neza azagaruka, ariko ko iminsi igenda ishira wowe waragiye ntugaruke, ntumwandikire ndetse n'umwereka ateshere n'imwe, umutwe uragenda ndetse n'ibitekerezo bye bigahungabana, kumva ko hari ikintu gishobora kuba ari kibi cyamubayeho se cyangwa hari ibindi bintu runaka bitari byiza ku mubiri wese cyangwa mu mivuge mu ntekerezo, kumva ko nyine umuntu just wamukayaringaga wamwitagaho none atangiye kumubona nabi cyangwa se atangiye kumva ko atanamuha n'umwanya, atanamwandikira basi na morning wenda ya intention ngo njye yigarure. Rero aka kanya ku nshuro ya mbere mu buzima bwe none yahita yumva ko asa nkaho none yacitse intege cyangwa se yacitse amazi. Yatangiye kumva ko yacitse amazi, ni handi uzasanga we azifuza ko yakwemeza cyangwa se agakora ibintu avuga ngo njye uyu mugabo nshaka kumwemeza abone ko ndenze, none ariko none atangiye kujya kwirukaho agucesinga, none ugasanga ibyo bikuruye kuba yanagukunda atari kuvuga ngo we wamugaragaje kumwirukaho cyane. Buriya abagabo bo bamenyereweho ko barangwa bakirengagiza, abakobwa bakabaca amazi, twe turabimenyere, ntabwo ibintu y'umukobwa bigukorerwa wumva ko uteretse umukobwa akakwanga n'ibintu bisanzwe, uvugisha umuntu akakwirengagiza just nagwa attention n'imwe kumva ni ibintu bisanzwe. Ariko buriya abagore siko bo bamenyere cyangwa se siko batekereza, bo ubuzima bwabo bwose babumva ko bafite attention y'abagabo kandi babumva ko bafite amahitamo mu rukundo rwabo, kuko bo babirukwaho n'abagabo benshi, abasore benshi babifuza. We ibyishimo bye n'ubihitamo, ntabwo ari nkatwe abagabo. Umugabo we uhitamo ibyishimo, umukobwa yamaze kuguhitiramo. Niba uturetse umukobwa akakwanga ari wamukunze urihangana, ariko umukobwa afite abagabo benshi bamutereta n'abasore, we ahitamo uwo yakunze, urumva we aba yahisemo ibintu biraza kumuha ibyishimo, ntabwo ari nkatwe abagabo. Noneho iyo umugabo urumva ko nimba yatekerezaga ko umugabo amwirukaho se cyangwa just umugabo muri abo basore bose bamwirukagaho, none nimba umugabo yamaze kumenya kwitekerezaho, none akaba atakibasha gutuma umukobwa nyine agaragaza ko amutereye attention yamwitaho, none urumva umukobwa arahita atekereza gute, arahita ajagarara mu mutwe, atangire kwibaza ati ese ntabwo nari umuntu wihariye kuri wese, n'iki cyabaye ku mubiri wanjye, se nahindutse, ese hari undi mwiza muntu yabonye kurusha njye kandi njye nabonaga yitaho, bitume bimujagaraza mu ntekerezo bye, none atangiye kugukurikirana amenya se umuntu bimeze gutya. Aka kanya none ahita atangira kujya yireba mu indororwamo cyane, agafata igihe kirekire yitegura yitera make up kugira ngo wenda arebe se none reka ndebe ko uyu munsi araza kunkurikirana. None ibyo bitekerezo biri mu mutwe we cyo kora kumva yakwemeza se cyangwa nyine yagukorera ikintu cyadanje kirenze, none kikaba cyakongera kikagutrikinga ukamuvugisha, ibyo none biba byazamura amarangamutima, kumva none atangira yanagucesinga nakisanga rigeze mu mutego wamuteze atabizi neza. Rero nimba uruzi umugabo uzi ubwenge, wivuga nko kwiruka ku bakobwa se kubagaragariza attention iri hejuru, mu byo bituma ngo umukobwa avuga ngo njyewe ngo uyu musore ngarankunda nanjye ngo ndamukunda wapi. Rero usanga nyine ibintu bimuranga bye byose biba bishingiye kumva ko yifuzwa se cyangwa we ahabwa agaciro. None iyo watangiye kumugaragariza ko ameze nk'udahari mu buzima bwawe kandi ari we muntu wa mbere wamugaragariza agaciro afite, ahita atangira kumva ko just yacitse amazi. None iyo adafite se uwo mugabo wamutekerezaga cyangwa se yadagifite abo bantu bari kumwirukaho, usanga yacitse intege, wenda ashobora kuba afite n'abandi bamugaragiye cyangwa se abandi basore bari kumwirukaho, ariko nyine biba biterwa n'ibintu bimukora. Nimba nyine wamwirukagaho kandi ubona ko wakoraga ibishoboka byose, nabona ko nyine wamuvugishaga wisanzuye, uri umuntu nyine ibintu byose avuze ubyumva, utamugora mu buzima, nimba gusabye ikintu kimukora ugahita abona ugenda ngo pa nta kumuseza, nta kuvuga iki, wenda nunamurakare cyangwa ngo umugaragaze ko ari ikintu mwavuga, ugahita ugenda nta kumwandikira, nta kumuvugisha, akwandikira umusubiza amagambo asoza ikiganiro, nta kuvuga ngo ufite attention se cyangwa uri interested cyane. Urumva nawe just bitabimujagaraza mu mutwe, akibaza nyine ikintu cyaguteye ibyo bintu, agatangira kujya nyine abajagare, kumva atekereza cyane, yakuna akareba ko nta kibazo afite, agatangira kujya yiyitaho, akajya none yita kuri make up cyane, nyine akabikariza kugira ngo arebe ikibazo yaba afite kiri gutuma witwara gutya. Iki ni ikintu cya gatatu abakobwa bakora, none iyo bagaragarijwe ko batitaweho se cyangwa basa nk'abadafite agaciro imbere y'umusore, akenshi na kenshi bakunda kwibeshya ndetse no kwihutira gushaka abandi bagabo se cyangwa kujya mu bandi basore. Ubu ngubu amarangamutima yaba yarivangavanze, atagitekereza se ngo ubu ngubu ndakunzwe, ndakunze cyangwa se mfite akahe gaciro imbere y'uyu muntu, none ahita atangira kwibeshya ko guhura n'abandi bagabo cyangwa se gushaka undi mugabo ari byo bintu nyakuri se cyangwa ibyo bintu biraza kuba byamusubiza agaciro. None atangira kujya yibwira ati ntacyo ngo uyu muntu namukundiraga nyine kugira ngo just yirememo agatima yumve ko ari we muntu wadanje. Atatangira kuyibwira ati uyu muntu ngo n'undi sinamukundaga, uyu muntu ngo yari umunyantege, ntabwo uyu mugabo yarambereye, ngo uyu mugabo ntabwo yari type yanjye, ibintu nk'ibyo, kandi we waragiye ukamureka, none agatangira kwibwira ngo njye ni nanjye wamuretse, namugaragaje ngo nyine just kugira ngo yirememo avuga ko nyine agifite agaciro imbere y'abandi basore se cyangwa imbere y'abandi bagabo, kube atari uko bimeze. Ku buryo aba yibwira ibyo bintu, ibyo rero biba bigenda biguha agaciro imbere yewe, none yajya no kubona ukabona ko ajagare
cyangwa se ameze mu kundi kuntu bikaba byamukurura nyine attention yaguhaga kurusha nyine iyo yaguhaga mbere cyagiye umwitaho cyangwa se umugaragariza ibintu bya dana. Akenshi na kenshi ababyibwira kugira ngo abyibwire we ku giti cye atari kugira ngo abibwire abantu, we nyine abashaka ngo bari ubitekerezaho gusa nyine bimuha amahoro atari kugira ngo nyine abibwire abandi bantu bose. Noneho bahita atangira kujya no gutekerezaho cyangwa se rimwe na rimwe kugira ngo yumve ko yiyakiriye ntanagutekerezaho ntanaguhateshe none agahita ashaka nk'undi mugabo byihuse, ariko umugabo saba amukunze saba anamwitayeho nyine n'umugabo wo kuza kuziba icyo cyuho, cyangwa se uwo mugabo uzaza gushimisha ego ye cyangwa se bya bintu nyine aba yiyumvamo ko nyine yubahwa nyine yumvwa kandi afite umuntu umuha attention. Akenshi akajya yifotoza yerekana ko anejejwe n'ubwo buzima muri iyo minsi abayemo, yerekana ko ashimishije cyangwa se yerekana ko nyine abayeho neza mu gihe udahari, ariko imbere mu mutima we ntago yumva ko yishimye kandi uwo mugabo ntago nyine amwubaha cyangwa amuha agaciro nk'uko nyine yamuzanye kugira ngo azibe icyo cyuho cyo kuba nyine yaratawe se cyangwa atagihabwa agaciro n'umuntu wenda yumvaga ko ari inshuti se cyangwa umuntu wenda yumvaga ko umwitaho cyane. Kandi abagore buriya ntago bubaha abagabo babasha kuba babagenza se cyangwa babagabo babasha kuba babakontora. Abagore bubaha babagabo usanga atabasha kumenya ibyo atekereza, usanga atabasha kumenya ese uyu mugabo ari mu biki, uyu mugabo noneho yagiye gukora icyo, ugasanga nyine abo bagabo nibo yubaha cyane kuko ntago abazi uwo mugabo yakora icyo, ariko uzasanga uri wa mugabo akantu ku kandi ikintu cyose wanga yarakizi uwo mugore azakugenzura azagukontora ku rwego ruri hejuru. Rero atangira kujya yarambirwa uwo mugabo yazanye mu buzima bwe, agatangira kugenda anamuca inyuma ndetse bikaza kugira ngo bikanga akanamureka, kandi uwo atangira kwibuka ni wowe mu gihe yamuretse cyangwa se igihe babaga bari kuri cyose yabaga yitekereza wowe kandi yumva ko yaretse umugabo ufite agaciro kandi umugabo ukomeye akaba afite amahitamo y'umugabo woroshye. kandi umugabo nyine kuko umugabo yatagukunda atabona niyo waba ufite imbaraga zingana ute cyangwa se atakwiyumvamo, ari wa wundi yazanye wenda ngo azibe icyo atatangiye kubona uri umunyantege nke se cyangwa uri umuntu uraho uciriritse. Ariko icyo gihe iyo wamaze kugenda waramaze kubohoka mu rukundo se cyangwa waramaze kumva ko wanamwikuyemo, nubwo ufite imbaraga nyakuri noneho zo kuba wakikontora ku giti cyawe atanazangana ko ibyo nk'uko wenda mbere yabikoraga ngo abashe kuba yagutrikinga, abe yabasha kuba yakusubiza muri izo move we muri izo drama ze, ubu waramaje kuba wamusobanukirwa. Umwanzuro rero twafata ahangaha, burya abagabo benshi biruka ku bagore cyane cyangwa abasore biruka ku bagore cyane ukabasaba attention bagira ngo babirukeho bakagenda banabatakaza bitewe n'ukuntu babirutseho cyane. Ariko iyo wamaze gusobanukirwa ko kwereka ko umukobwa nyine wamwirutseho byasugahita umuhunga nyine ukamwereka ko amaye attention, ariko mu kindi gihe runaka ukamwereka ko utakimuha icyo kiba cyamugukurira nawe akaza kuba yayiguha attention. Ariko nyine abagabo bazi ubwenge bazi agaciro kabo nyine bahita bamenya ko nimba umukobwa ari kubagaragaza ko atabitayeho nabo bahita baparika ibintu byose bamukoreraga attention wenda bamuhaga uwo mukobwa cyangwa se ibindi bintu byose just kumuganiriza kumuhamagara biri consistently kumwandikira byose agahita bihagarika kugira ngo nawe noneho yihesha agaciro imbere y'uwo mukobwa. Kuko abagore badakunda kuba batungwa n'umuntu cyangwa se kuba babaho batagenzura. Rero iyo abona ko afite nyine umugabo agenzura nyine abavuga ngo uyu nguyu ntubona afasha amatwi, ariko yabona ko afite umusore cyangwa umugabo bakundana atagenzura umugabo kumureka biramugora kuko abatazi se uyu muntu atekereza iki, kuko abashaka kumva ko nyine yagufasha amatwi cyangwa se nyine yagufashe. None iyo abona uhora umukorera ibintu bishyashya akabona ko nyine atazi ibyo utekereza aho ngaho waramaze kumufata. Rero niba ugeze aka kanya kuri uyu musozo tukiri kumwe andika ngo sinkwiye gutsindwa n'ubu buzima, kandi ukandi subscribe n'iby'agaciro ugeze ubutumwa ku bandi bagabo bose babukeneye. Ba umugabo ugenda nube umugabo nyine just uhora winginga umukobwa, kandi ba umugabo ugenzura ubuzima bwe cyangwa umusore ubasha kugenzura ubuzima bwe, kuko igihe cyose ubonye ko umugore abonye ko yagutakaza se cyangwa akoze ikosa na rimwe yagutakaza, kenshi na kenshi ntazongera kwifuza kuba yagusuzugura se cyangwa kuba ataguha attention, azahora aguha agaciro ukwiye ndetse nk'umugabo nyakuri. Rero twakoma kandi guha agaciro. Ciao ciao.